kashino nozukare nini Shema urumva ntabwo bufite ngewe icyaremwe gishya nawe nyigira ubwoba icyaremwe gishya ubwoba twabusize hehe kure ni iki witeze ko kiri buze kugutungura muri ino video ugiye gukora bwa mbere nuko igiye kuba indirimbo ya mbere muri Afrika urumva ba David ngiye kubafata ku nda icyizere ugikura he icyizere ngikura ku Mana inshallah kubona umuntu nk'uyu umusore ukiri muto mugufi ngana nka ba Kenisa kirinda musoro kirira musoro ukamase kama n'umwana okay kubona umusore kamara cyakura kubona umusore nk'uyu ahurije hamwe abahanzi bakomeye cyane ufite mu gihugu agakora indirimbo nk'iyi indirimbo abantu bategereje ni ibintu by'agaciro muri entertainment ndetse akabasha gukora ikintu cyose agashoramo amafaranga ye avuga wenda ngo nawe nzungukira ariko mu gutangira urwego rwo gukora entertainment Shema ubundi igitekerezo cyashe gute wabitekereje gute kubera icyo wahisemo aba bahanzi fotovo niye mu muziki byahatari kuko no kuva mu mwana w'Imana nyine mu muziki ahantu hose ndi usanga umuziki ni mwinshi nagiye nirukanwa mu ipangu byinshi ikindi biragoye ko uzabona ufite projet nyinshi kugeza kuri aka kanya buri ndirimbo ihumura cyangwa ikindi Kinyarwanda barifuza ko nimba ndishaka nakora ku Kinyarwanda akaba hari tafari nashyiraho agitambuza kubikora ntago mbikora kuko ari ibintu nkurikiranye n'inyungu runaka ni ibintu nkora kuko bikunze sibyo nkora ko bikunze ni ibintu ko numva ari ubuzima numva ko ari ubuzima bwanjye kandi nateganya gukora ego murabizi ko mu kiganiro exclusivity tugira amagace wenda ka history mu munota umushobora kutubwira wenda byamwihariko ntabwo ushobora kubyuka ngo uhite ukuntu umuziki ukora video uhure n'abahanzi bangana gutya ari aho byatangiriye hari origine muri exclusivity nkawe ni wowe main dufite kuri iyi set ni nawe watumye aba bahanzi aho ushobora wenda kubwira abantu badukurikiranye by'umwihariko mu gace gatoya akantu gato kawe cyangwa se aka introduction yawe kugira ngo umuntu atamukuze amazina y'imihanda ni Shema Tatu kwisanzwe y'abantu benshi bazi artiste waje mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rusange natangiye ino umwana aho hose ishuri rimwe wasangaga umwarimu by'amabiyoloji ntabwo nabura ko gushushanya nigeze bitinda cyangwa se nigeze ndi umwanya cyane ariko nyuma y'ubuzima bw'ishuri ni naje gukora kandi nabasha kuko umuntu abakishoma abakishakisha wenda ngo gukina runaka kandi njya muri by'amahirwe Imana ivuga ko nabigize Imana cyane nagize Imana cyane kuko uburyo iyo projet yazamutse kandi agatanga se izina Shema Tatu yazamutse ni ibintu nanjye ubwanjye byarambuka nabishimira abanyarwanda bose nanabishimira wese basha kuyizera by'agaciro gakomeye cyane ukuntu ibintu by'umuziki byanjemo kubona nafotoranze nabahuza n'izindi byaragaragara turababwira vuba ese shirwanishe kuri akabaro wambaye naringira mu mazi konsere turajyana mu Africa Fest isuma faka se bigeze nashaka mbikora German muri Poland nashaka nkora kuri degedege shata ubwo bire mu France hari muri Paris hari n'izindi zitandukanye noneho nyuma y'uko zirangije n'abanyarwanda bari Poland Belgium n'ahandi hatandukanye wowe bifata gute kuba watumirwa nk'umuraperi noneho hanyuma indirimbo zawe ziba ziganjemo ikinyarwanda cyimbitse ariko batacyumva wowe bifata gute
kuba n'ubu uzaba uri kuririmbira abantu by'umwihariko abenshi batanumva wenda ibyo uririmba ariko bitewe n'injyana yawe bashobora kwisobanukirwa. ni ubuzima cyambere ni ubuzima umuziki ni ubuzima umuziki wateye imbere ntabwo umuziki bigisaba ngo ube wumva ibyo umuntu aririmba ubu ngubu umuntu asigaye ajyana n'igihangano cyiza agendana nacyo ni ibintu byiza byari muri dreams zacu na Kenya trap music ariko urumva tutangiye kubigeraho bashonje bahishe ibiri imbere nibyo birenze ibya mbere nyine ubwo amarembo yafungutse ntabwo ugikunda kugaragara mu ma-interview menshi cyane umwe mu baraperi banakundaga bitewe n'ibiganiro byabo hanyuma ndagikomozaho mvuga se aho ngaho ntabwo ibintu byose bipyaga ibintu byose cyambere nuko full package ntabwo tugomba abanyarwanda ubu bashashe neza cyane package ifunze agajongo urakoze Joshua ko ufite akabazo ushaka kubaza hanyuma muye na Drake na DJ Khaled bari kumwita DJ Khaled ushobora guhuriza abahanzi habanje banarenze gusa ni ukubwira hejuru ndagiye yes reka abatangira batubwira banatubwire wenda umva nk'ikibazo Tania ni wenza Tiana ni ari kwikaraga ndaza kukubereka niyo intro y'umunsi hanyuma tia kutubwira ko bari we mukobwa uhagaze neza neza mu gihugu mfite y'abahanzi ntibashikabona ari umuntu At least I'm not proud and I'm not perfect, but I'm proud of it. irimo abastari nka Bushari mistake n'abandi batandukanye kuri iki watekereje bigaragara Obviously, all my time helping each other. That's all. nyuma y'indi nizere bigaragara The listeners, because they're not in town. Actually, in a good nice and room. Ndi mushashe mu kazi. nizere maze kugaragara muri hanze kama so it's kinda ya kera nyashi ya Aquarius. Unashobora kwibaza se muri video bamubona wenda ku yindi sura cyangwa ni ibintu bishobora kugutunga ese nibaza nimba ari Brian kumwita n'icyo wamubwira. Yeah, obviously, I really like talking about this topic because mu cyongereza baravuga don't judge a book by its cover. Nimukareba ikintu mukakitiranya n'ibintu byinshi muba mubitse mu mitima yanyu mukavuga let me judge this one by looks. Ukuntu umuntu yagaragara kuba afite tatuwaje ari muri video ntabwo bivuze ko nyine ari indaya. Sometimes ibyo tutakora as dirty money tubikora as clean money by doing this. Yeah, izo dirty money mvuga nyine like kidnapping people. Okay, nikishira just like nyine kidnapping people. That's bad money. N'amakuru bashyize mu mutobe w'amagikari bitarimo ibintu gusa niyo mpamvu abantu bakabaye bagomba kuduha respect kuvuga umuntu ntabwo ari inzira ari kwishakisha adashatse kwiyandarika ntabwo ari ukwiyandarika. I'm doing this because I like it. Ntabwo bagomba
kujudginga people warandeze ariko nshaka atatu yo mu ushobora maso gusoma hejuru ku gitabo ukavuga ngo kino kirimo kandi mu kuri gisomye neza haba harimo ways na effects advantages na disadvantages nyine mu siporo hano Jonathan taravuze ngo oya asumye twashidoriye twumvikanye ntabwo nyine turahendahendana kugira twese duhurire mu kazi Kigali tukagirira ubantu bakomeye neza cyane of course iyo ushatse inka uryama nayo ntabwo yashatse ibirenze ukora ibirenze Mama, that's my umupira. Kandi buza kirari.
Shazam! Twagiye! 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 Subira hasi! Arayikora! Poxa, eu tô lá e uma coisa aqui, né? Nana muka arapfenda mukibwana kitabye Mungu. Shosho. Juga maru nsomyeho gato ko icyaka kirasi. Sema gakeke bakaka kabajana. Nsomyeho. Mucuranga ko kaboro. Shema. Temutubwira umuntu wavuze ijambo ngo shema tatu bamutubwire. Sibyo? Turi bujyane. Urazi? Nambwiye nze kumuhamagara n'urugo. Gira inyuma gato. Você faz o? Nem na ambiência. Mas já até que ele já passou para tudo. E é por isso que trata tu olha essa. Chamando que ela explica, ela é boa de pegar. Depois ela é precisa.
Iwe. Yeah, I really, you already know that performance.